Tuguhaye ikaze kuri Yamuhe TV. Abakozi ba leta bakora mu bigo bya leta, abarimu n'abaganga bamaze iminsi biga icyo bita AI. AI rero akaba ari Artificial Intelligence, ariko kuri basic bakaba bagombye kwiga byibuze ibijyanye na module enye bakabona certificate enye. Kuri ubu rero turakomereje kubera yuko module enye ntabwo zihagije, certificate enye ntabwo zihagije, ahubwo ugomba kugira certificate byibuze eshanu. Ari nayo mpamvu rero kuri intermediate wagakwiye kugira imwe muri izi ngizi tugiye kubereka, ariko tugiye guhera kuri ethics of AI, certificate of completion, tugaragaza uburyo iyi certificate iboneka. Komeza rero dukurikire kuri Yamuhe TV ubundi tubane iri somo kuva turitangiye kugeza tubonye certificate. Mbibutse ko iyi ari AI certificate yo kuri intermediate. Nkuko bisanzwe rero, uraza muri Google bisanzwe, uraza muri Google hanyuma wandikemo ethics of AI. Ethics of AI, hanyuma ukore search, yego. Mbibutse rero ko iyi ari certificate yo kuri intermediate. Hanyuma rero turaza turebe ino ethics. Nkuko muri kubibona, uraza urebe iyi ethics of AI. Ethics of AI murimo kuyibona hano na link, ariko iyo wanditse muri Google biraza. Dukanda hano kuri ethics of AI, tegereza yuko bifunguka. Mbibutse ko iyi certificate berekana yuko iri wayikora amasaha 5-6, ariko hano ushaka kubereka yuko mu minota 30 iba ibonetse. Hanyuma rero hano hasi uhita ukanda ahantu handitse start, no kugira ngo hano umanze urebe amasomo tugiye kwiga. Amasomo yose tugiye kwiga chapitre ya mbere. Chapitre ya mbere irajyana na introduction, cyangwa se bari gusobanura what is AI ethics. Chapitre ya kabiri urabona ko bari gusobanura none maleficence, what should we do. Hanyuma hakaza chapitre ya gatatu yita accountability, hakaza chapitre ya kane bita transparency, hakaza chapitre ya gatanu yitwa human rights, hakaza chapitre ya gatandatu yitwa fairness, ndetse hakaza na chapitre ya karindwi ariyo ya nyuma bita AI ethics in practice. Izi zose rero tugiye kuzinyuramo kugira ngo rero wige ubonera certificate mu buryo bworoshye. Aha ni kuri Yamuhe TV, uraza hano hejuru kuri create new account. Create new account, hanyuma ufite email yawe na password. Reka nkoresha email yanjye, ariko ndaza kubihisha. Ibi ndabihisha kugira ngo bitagira uwo bihungabanya. Hanyuma yego, ibi ndaza kubihisha kugira ngo bitagira uwo bihungabanya. Hanyuma creating na password. Creatinze, nongere nsubizemo password. Yego, ubundi dukande hano handitse create account. Hanyuma rero iyo creatinze account urategereza, ariko bahita baguha confirmation kuri email. Hano murabona yuko hano batubwira first name, nazo ndabyuzuzamo. Kuri first name ubwo reka mbishyiremo, ndaza kubihisha aya mazina, harimo izina last name. Hanyuma hano nugera kuri University of Halifax, urasa nkaho uhihorera, ushyiramo agatire gatambitse. Hanyuma hano wandike uvivure hano you can send me information. Hanyuma ku rurimi hano ni English. Hanyuma you will take a part of research, ukande hano wemeze. Hano I will take part of research, urahihorera, ahubwo uselecting iyi yo hasi I will not take part of research, kubera yuko twe turi kwiga ntabwo turi muri research. Hanyuma niturangiza dukore save. Ubu turi creating account. Hanyuma rero batabambwira ngo welcome to the course. Iyo bambwiye kuri welcome to the course, akenshi bahita bakubwira not found. Witukaza hano kuri kano kantu hejuru kameze nk'akazeru ugakandaho. Yes, bamara gukandaho noneho ubu tugiye gutangira iki module. Uraza hano kandi kuri start.
Yes, murabona hano hejuru hari total point ni 0 kuri 39 na total exercises 24 0 kuri 24. Bivuze yuko rero tugiye gukora ama exercises 28 kuri module zose tukaza kubona amapuwe angana na 39. Ubwo rero kugira ngo passing iri somo byibuze no kuba ugomba kuba ufite 22 exercises kuri 24 ukaba ufite ama point 35 kuri 39. Reka duhere rero twiyuse kuri introduction to AI. Ibi ngibi hano bari kutwereka ibigize chapitre a guide to AI ethics, what is AI ethics, value and norms, akaza a framework of AI ethics. Aha ngaha rero ni ukuvuga dutangire kuri a guide of ethics. Ibi ngibi nk'uko bisanzwe uraza ukabisoma witonze kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Uze hano kuri next section, ubwo tugeze kuri what is AI ethics bayigusobanurire uyumve neza. Uko ugenda umanuka niko bagenda bakwereka aho ugeze kuri buri chapitre. Yes, tugende tumanuka what is AI ethics babigusobanurire, umanuke ugere hasi. Noneho tuze hano kuri next. Mbibutsa hano ko gukoresha ChatGPT ntabwo byemewe. Urabona ko tugeze kuri value and norms, naho ugende umanuka gake. Noneho tugeze kuri exercise ya mbere. Hano kugira ngo umenye ko exercise wayikoze nuko hano urabona ko ari 0 kuri 1. Iyo wakoze exercise rero biba biri 1 kuri 1. Ubwo ngubwo aha ni uguhitamo bitewe n'ukuntu uba wasomye. Ushobora guhitamo hanyuma guhitamo n'aha nkahitamo yes. Hanyuma narangiza nkaza hano hasi nkakanda he kuri submit, nka submitinga. Bivuze yuko yes, murabona ko hajeho 1 kuri 1. Bivuze yuko rero iyi exercise ya mbere nyirangije. Hanyuma reka nkomeze kuri exercise ya kabiri nayo ifite 0 Ibi ni ukubisoma ukagenda usubiza bitewe nuko ubyumva, kuko hano nta ChatGPT ikora. Nta ChatGPT ikora rwose, ni ukugenda usubiza bitewe nuko uri kugenda ubyumva. Hanyuma rero reka dukomeze utu twose ukagenda udusubiza quality of all people bitewe n'ukuntu wasomye module hariya hejuru. Aha ngaha ndi kugenda mpitamo bitewe ngiye nuko mbyumva kugira ngo mbashe gusoza iyi module ya ethics. Hose ugenda ukandaho. Iyo umaze kugera rero hano ho gusubmitinga ita ukora submit. Yes, ndebe ko hejuru bashyizeho inota ryanjye. Murabona ko inota 1 kuri 1 barishyizeho. Reka nkore exercise ya kabiri. Aha ngaha naho no kugenda uselectinga bitewe nuko ubyumva cyangwa se uko wasomye hejuru bitewe n'amarangamutima yawe, kuko hano ntago bakwereka ngo igisubizo ngo wakoze ngo ni iki ngiki, ahubwo aha ngaha ugenda uhitamo bitewe n'amarangamutima yawe kugira ngo ubashe kwiga iri somo neza, ubashe no kuba waritsinda. Hanyuma iyo urangije naho urabona ko ukora submit. Hano uba utegereje kugira ute, harimo ibyo nagiye nkora bitewe nuko nasubije, ibindi nkagenda byica. Murabona yuko bampaye 0.29 kuri 1. Ni ukuvuga ngo inota 1 kuri 1 ntago ndibonye kubera yuko byose ntigeze mbikora. Hanyuma ninsoza ndahita njya kuri next. Tajya kuri next, murabona akantu ngeze kuri a framework for AI ethics. Hanyuma rero kite dukomeze isomo ryacu hepfo kuri ethics. Dukore exercise ya gatatu. Exercise ya gatatu rero yes, aha naho no kugenda usubiza, ariko hano kubera yuko bagenda bagutegeka ibintu ugomba kugenda usubiza n'ibisubizo ugomba kugenda ushyiramo. Hano urakubona yuko batubwiye ko hagati y'amagambo 20 n'amagambo 1000. Hano rero ngiye nshobora kuza nka selectinga ibi kugira ngo babashe kuba byagufasha kwihutisha no kuba warangiza iyi module. Hanyuma twita name, nshobora gushyiraho izina runaka nshaka. Hanyuma hano nkakubitamo n'amagambo kuba ari hagati y'amagambo 20 ndetse n'amagambo 2000, amagambo 1000. Ubundi narangiza nka submitinga. Subire hejuru ndebe ko inota ryanjye, murabona ko inota ryanjye batari barimpa. Ubwo ndakomeza se nkusubiza, selecting hano yego. Hanyuma naha ngaha murabona yuko ngomba gusubiza, nkubitemo byayo na kopiye. Hano ndangiza nkande ku kantu kamwe hano, cyo gukanda kabanza cyangwa se nkakanda kariya. Ubundi narangiza nkakora kuri submit. Yes, nkakora kuri submit. Mbibutsa rero ko iyi ari module turimo kwiga yo kuri AI of ethics. Yego, hanyuma dukomeze
turi kuri chapitre ya mbere tugeze kuri value of norms twihuta cyane. Hanyuma hano ni ibibazo ugenda ubisubiza, ugenda ukanda hano ugakanda hano nawe ugakandaho, hanyuma ibisubizo bikaza guhita bigaragara. Tugeze rero kuri quiz ya B, nayo ni ukuza uhitamo ukandamo hano ukagenda ukandaho, hanyuma iyo umaze gukandaho bihita byivivura bikaba inota 1/1. Hanyuma rero kadukomeze kuri exercise ya kabiri. Exercise ya kabiri murabona yuko naho bisa nkaho dufiteho 0.29, ubwo nibyo twakoreye kuko ibyinshi iyo wabyishe biba bisa nkaho wabyishe. Hanyuma reka dukomeze, murabona iyo tugeze hano tukomeza kuri next session, ni ukuvuga ngo tuba tukiri kuri ya module ya mbere ariko tugeze kuri a framework for AI ethics. Hanyuma naho tugasa nk'abascrollinga tumanuka, ugenda ubisoma witonze, hanyuma hano ukagenda usubiza ba gradinga inota 1/1. Nabibabonye uko nababwiye uko mugenda mukora, hanyuma aha ngaha ukagenda usubiza. Urabona ko ibisubizo byacu dusa nkaho twabisubije. Hanyuma tukajya kuri exercise ya gatatu nayo ukagenda uyisubiza. Mbibutsa hano ko nta chat GPT ikora, ahubwo hano ugenda usubiza. Uraza hano ugakanda hano kuri select, wamara gukanda kuri select, hanyuma ukagenda ukanda kuri utu tuntu dutatu, hano ugashyiraho comment, uba waselectinze bitewe n'igisubizo ushaka gutanga, hanyuma ugaselectinga n'aha ngaha na kabiri na gatatu, ubundi warangiza ugasubmitinga. Iyo usubmitinze rero ni ukuvuga ngo utegereza yuko ya ntuza babaza kuyikorera grade. Murabona ko bayikoreye grade 3/3 turangije guhita tuyabona, ariko iyo batinze gukora grade urategereza gatoya. Hanyuma n'ibi ngibi byose murabona twagiye tubisubiza, ni ukugira ngo nihutishe video tubashe gukomeza no ku zindi chapitre. Hanyuma rero iyo ugeze uza hano kuri next chapter, ubwo tugeze kuri chapitre ya kabiri ariyo bita what should we do. Hanyuma chapitre ya kabiri murabona ko igifite component ebyiri, what should we do, the common good, calculating consequence, common good and well-being. Hanyuma tumanuke twihute tujye kwiga isomo rya mbere. Iyo ukarangije kugasoma neza uza hano kuri next, hanyuma ni ukuvuga ngo ugiye ku kabiri mubona ko tugeze kuri common goods and calculating consequence, ukamanuka ugasoma, ariko wagera kuri exercise ukazikora. Exercises ntabwo ugomba kuzisimbuka. Hanyuma barabona ko iyo exercise ari iyi ngiyi dufite, hanyuma nayo kuyikora nubwo bayivivuye, kuyikora ni kwa kundi. Ushobora kuza hano ugatanga igisubizo cya mbere. Igisubizo cya mbere ukanda hano kuri select, wamara ukanda kuri select ukamanuka hasi, utu tuntu murakutubona ugenda utukandaho usa nk'utuvivura, ni nka feedback mbega uri kugenda utanga. Noneho hasi ukandika review y'uburyo wabonyemo iryo somo ryawe hejuru, warangiza ugakanda hehe kuri submit. Ubwo rero ugategereza yuko amanota yawe 3 kuri angahe bayaguha. Murabona yuko dufite 3/3. Ugahita ukomeza rero hasi ukajya kuri next, ni ukuvuga ngo tuba tukiri kuri ya module yacu ariko dusa nkaho tugeze ku kapuwe kanyuma ka common good and well-being. Hanyuma rero naho tukihutisha tukamanuka ukajya kuri exercise ya gatanu. Iyi exercise ya gatanu nubwo nayo ikoze kuri 2/2 ariko ni kwa kundi the same, ugenda upestinga, no kugenda upestinga nkuko twabikoze kuri iriya ntuza ya mbere. Aha hose ukagenda uhapestinga warangiza ugakora submit. Hanyuma rero tukayikora tugahita tujya kuri chapitre ya kabiri quiz feedback. Naho no kugenda ukandaho uko ubishaka, uko byumva bitewe nuko isomo waryumvishe. Hanyuma hano warangiza ukagira ute, ukaza gupestinga ya ntuza yawe kuba utagiye munsi y'amagambo hano 20, ubundi warangiza ugakora submit. Iyo ukoze submit rero ugaruka hano hejuru kureba niba inota rimwe ryawe kuri rimwe waribonye, ubundi ugakomeza kuri next. Tugeze kuri chapitre ya gatatu. Chapitre ya gatatu ifite algorithm and accountability, ikagira what is accountability, ikavuga who should be blamed and for what, the problem and individuating responsibilities. Hanyuma rero ukajya kuri module ya party ka mbere ko kajyanye na algorithm and accountability, hanyuma ukamanuka hasi wihuta cyane ukajya kuri next. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo uri gucungana ni ya exercise. Exercise rero nta bundi bwenge burimo, nuko tujye kuri next paka tugeze kuri za exercise, nubwo hano twazikoze ariko exercise zo cakubereka. Hano urabona ko twabonyezeho ibice 71, ariko hano wagakwiye bagenda baguha utuntu tubiri ukagenda uhitamo rero inshuro imwe gusa, hanyuma warangiza. Murabona hano ko kimwe iyi ngiyi action iyo twishe mu gihe twari gushyiraho omission, hanyuma ni 3 kuri 4 twabashe kuba twakora. Hanyuma rero nayo baduha, niyo mpamvu baduhaye nariya manota. Tugeze rero ku gapowe kanyuma ko kuri chapitre ya gatatu, the problem of individuating responsibilities. Hanyuma naho tujye kuri quiz ya 7 ya preventive
health care ni 0/3 kubera yuko tutari twarangiza gukora. Kuza gukora rero nta kundi, iyo aribwo bwa kabiri uza hano handitse ngo give peer review, hanyuma naho ukamanuka, ntabwo bigoranye cyane, uraza ugahita uhitamo kamwe muri ako, ugakanda kuri select, wamara gukanda kuri select hano ugahita umanuka hasi, hano ugashyiramo review, ubwo numva context uba uyifite wayiteguye, hanyuma ugakanda kuri submit. Yes, tugakomeza rero gutyo, hanyuma ushobora gukora par review inshuro 6, 7, 8 ugategereza bakaza kuguha igisubizo. Hanyuma rero reka tukajya kuri ka feedback. Ka feedback ko nta kundi ni ukugenda ukanda ku mubare ushaka, warangiza ugakora icyo bita ugakanda hano hasi handitse submit. Ntago rero biba bigoranye cyane. Hanyuma rero reka tumanuke hasi, iyo ukarangije ujya kuri next chapter, ubwo tugeze kuri chapitre ya 4. Chapitre ya 4 ni ijyanye na transparency in AI, hakaza na what is transparency, agapoe kanyuma akaba ari transparency and the risk of openness. Transparency in AI barayisobanura neza, hanyuma hasi ugakomeza iyo urangije kubisoma witonze nta kikuhirukansa. Hanyuma reka turebere hamwe ibijyanye na should we know how AI works, ibi nabyo ukagenda ubisoma neza witonze, hanyuma ukabona ugeze hehe, ukabona ugeze hasi kuri exercise ya 8. Exercise ya 8 nayo turatuntu twese ugenda dusubiza, ukanda kuri image cyangwa se ya mbere ya kabiri bitewe no kubyumva, hanyuma hasi ukamanuka ukareba muza zose zagiye zabaye received, hano ugenda ukanda kubyo ushaka, murabona utuntu twagiye dukandaho, hanyuma ariko bari kutubwira yuko twa selectings twarangije gukorectinga cyangwa se twasubije ikibazo kimwe muri bibiri. Niyo mpamvu rero hano dutegereje yuko iri somo ryacu riba graded. Gutegereza kuba graded, icyo wowe ukora ni ugusubiza gusa, ubundi ibindi ugategereza. Ariko hano ushaka gutanga give par review, urabona ko ari 3/3, ariko nshobora kuza hano ongera nka selectinga, aza gutanga review ya 4. Utu ugenda udukandaho bitewe nuko wowe uri kubyumva, hanyuma hano kubera yuko test uba wayiselectinze uraza ugahita upastingamo bikihuta, ubundi ugakora submit mu buryo bwihuse. Hanyuma rero reka twikomereze, ni ukugira ngo chapitre zose tuzinyuremo. Murabona ko tugeze kuri chapitre ya 4 ariko kuri transparency and risk of openness. Hanyuma utu twose ni chapitre ya 4 ugenda udusubiza nkuko naberetse, ugenda ukandaho ugenda usubiza, hanyuma hano ukaza gushyiramo ya magambo yawe, ubundi warangiza ugakora submit. Reka twikomereze rero tukande kuri next chapter, ubwo tugeze kuri chapitre ya 5. Bibutsa yuko turi ga chapitre 7. Muri chapitre 5 rero ya chapitre ya 5 ifite introduction, ikagira what are human rights, ikagira example for human rights, ikagira privacy, security and inclusion, ikagira na AI rights for children. Izo rero zose ugatangira ukabyiga, iyo urangije kuyiga gusoma neza witonze ukanda hano kuri next, ukajya ku kanuza ka kabiri. Ikiza hano bagenda bakwereka ako ugezeho ku buryo bidashobora no kukurambira, ku buryo wenda ushobora kuvuga uti ibi bintu bishobora kundambira, ugakanda hano kuri next. Turi kuri module ya 5, chapitre ya 5, tugeze kuri example for human rights privacy, hanyuma naho ugakomeza wihuta cyane. Yes, tugeze kuri exercise ya 9A. Iyi nayo ni ugusubiza nkuko nabibabwiye, uba wabikopiye ugapestinga ukaza ugashyiramo hano. Ahangaha uba wakopiye ukaza ugenda upestingamo hano, warangiza ugakora icyo bita submit. Ubwo ukoze submit uba urangije. Hano ntabwo bakubwira ngo wakishe kubera yuko hano turimo kwiga, ntabwo birwa bakugora. Rero hano tugeze kuri AI for children, AI rights for children, nayo ugakomeza ukajya gukora ino exercise ya 9B, ifite inota 1. Hanyuma naho uko nabikubwiye uba wabikopiye ukaza ukapestingamo hano, hanyuma ukikomereza ukamanuka hasi naho hose ukagenda upestingamo, warangiza ugakora submit, ukibuka kugaruka kureba hejuru niba inota ryawe kuri 1 bari guhaye. Reka tukomeze ino exercise ya 10. Abona ko ifite 3/3, ariko ahangaha nabyo nkuko nabibabwiye ni par review, iba bagenda babigusubirije. Hanyuma igihe ushaka gusubiramo uraza hano ugakanda hano kuri select, ubwo uba uri gukora exercise ukamanuka hasi, hanyuma ukagenda wemeza utu tuntu, ni nka feedback uri kugenda utanga, hanyuma ugashyiramo review yawe, ni amagambo uba wakopiye
wakopiye, sinzi iyo wakopiye, ukopiye ayo ushaka, hanyuma ukaza ugakomeza, ukaza kuri feedback, noneho nako ukagakora. Akenshi feedback iba ifite inota rimwe. Hano ukajya kuri next. Tugeze rero kuri chapitre ya 6, should AI be fair and non-discriminative. Iyi nayo ifite udu sub title tune. Iya mbere ivuga what is the fairness, iya kabiri ivuga the variety of fairness, iya gatatu discrimination and bias and removing bias. What is the fairness bakabigusobanurira neza, ukamanuka ukagenda ubisoma, warangiza ukajya kuri next. Chapitre ya 6 agapawe ka kabiri, should AI be fair and non-discriminative, bakagenda babigusobanurira, hanyuma tukamanuka kanda kuri next. Tugeze ku gapuwe ka gatatu kavuga discriminative and biases. Hanyuma ukagasoma nako witonze, hanyuma ukaza kukanyuma, kugapuwe ka nyuma kajyanye na removing of biases, ari nako kariho exercise ukazikora neza. Exercise kuzikora ni muri bwa buryo busanzwe, ntago bigoranye. Hanyuma rero ugakora na feedback ya 6, ukagenda ukikandamo hagati kuri iriya mibare, ubundi warangiza ugakora icyo bita submit. Reka tugere rero kuri chapitre ya 7 ari nayo ya nyuma tunakoramo certificate. Chapitre ya 7 ifite udupoe dutatu, ariyo from principle to doing, akaza ethics as doing, akaza moving towards with ethics. Yes, dukomeze, hanyuma ukahita umanuka hasi ukaza kuri next session. Ubwo tugeze ku gapoe ka kabiri ka ethics as doing, ukabisoma neza witonze nta kikwirukansa, kugira ngo iyi certificate ya ethics with AI uze kuyikuramo neza. Tuze kuri next. Ubwo tugeze ku gapoe ka gatatu ari nako ka nyuma, ari nako tugiye gukoraho exercise. Tugiye kuri exercise ya 12A. Murabona hari ako dufite 0/2. Uraza rero hano handitse give peer review, ukadusubiza neza. Mbibutse yuko nta exercise wemere kuba wasimbuka, kubera yuko nizo zituma ubona amanota no kuba bakarifiya yuko urangije. Iyo urangije rero kanda hano ku kantu kamwe ushaka, hanyuma write review ushyiramo ibyo wishakiye, kugira biterwa nuko wowe wize iri somo nuko waryumvisha. Hanyuma ugakanda he kuri submit, ugategereza yuko grade baza kuyikora. Aha ngaho utegereza akanya gato, kuko receiving peer review baba bazifashe, noneho bagategereza yuko ibyo washyizemo babyemeza, nibwo amanota agenda aza. Hanyuma tukaza kuri exercise yindi, nayo ni the same, nayo tugategereza. Hanyuma tukaza, murabona yuko izi zose ntabwo bari bazemeza, ariko iyo ubonye batinze kuyemeza urongera ukagaruka hano, ukagarukaho hasi ugakanda kuri select, bisa nkaho uba ugiye kongera kohereza indi review. Yes, ugakanda indi review. Ushobora kohereza rero inshuro 4, ushobora kohereza inshuro 5 n'inshuro 6 cyangwa se 7, bishobora guterwa n'umwanya ufite. Murabona ariko nk'aha ngaha murabona yuko nari mfite 4 kuri 5. 4 kuri 5 niho twari tugejeje. Hanyuma hasi ukaza kuri feedback for whole course. Ni ukuvuga ngo feedback, ese isomo waribonye ute, waryumvisha ute, ese wungutse iki, ese kuba uryize hari icyo bigiye kugufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ibi byose bikaba byagufasha kugira amanota runaka ushobora kuba wakora, ndetse bikaba byagufasha no mu kazi kawe ka buri munsi. Ubwo rero ugeze hano bakubwira yuko iyo module zose uzirangije, bakubwira ngo you have reached the end of this section. Ubwo rero iyo ugeze kuri end of this section, biba bisa nkaho module zose biba bisa nkaho uzirangije. Hanyuma icyo utegereza, nk'uko nabibabwiye, tugiye gusubira hejuru turebe neza niba amanota yose bayaduhaye. Dusubire hejuru turebe ko amanota bayaduhaye. Gusubira hejuru rero nta handi uza hano hantu, kano kantu kanditseho gafite akazeru, hanyuma aka kantu kagakandaho. Umaze kugakandaho rero uhita umanuka hasi, ugahita uza hano handitse start, ubundi tukareba amanota yose dusigaranye. Murabona rero nubwo harimo ibyo batari bavivura, ariko byibuze icyo tuba dukeneye ni amanota 80%. Amanota 80%, murabona ko ari ibibazo exercise 22-24 twazikoze, hanyuma tubana amanota 38 kuri 39. Byumvikane ko amanota 80% twarangije kuyabona. Rero turangije kubigira gutya, bahita bakwemerera kuba wakuramo certificate. Urabona uraza hano handitse ngo register for completion, ugakandaho. Yes, register for completion, ukuvuga tugiye gukuramo certificate. Bahita bakohereza kuri University of Helsinki. University niyo bahita bakoherezaho, hanyuma warangiza hano tugiye gushyiramo email twakoresheje. Email twakoresheje sindi buyivuge, ndaza kuyihisha. Hanyuma dushyiremo na password twakoresheje tucreatinga
hanyuma dukore hano kuri login with your mock account. Yes, dukore login. Okay, hano rero nkuko muri kubibona bisa nkaho certificate twayibonye. Uhita uza no kuri completed source nk'izi bazitweretse, noneho hano tugiye kugira tugiye kugeneratinga certificate. Certificate bahita bakwereka amazina ari buzeho, aya ndayahisha ntago ndi buyabereke, hanyuma warangiza ugakora submit. Hanyuma iyo barangije hano barakubwira ngo show your certificate. Certificate yawe ni ukuvuga ngo bagiye kuyitwereka ko twarangije kwiga module yose. Dutegereze rero yirodinge, tegereze certificate ise nk'iyirodinga. Mbibutse rero ko iyi ari iya Muhe TV. Certificate ngiyi iri kumanuka ngiyi rwose. Certificate murabona yuko tuyikuyemo ngiyi. Rero akaba ari Ethics of AI certificate, tukaba tuyirangije. Ndizera neza yuko rero abakurikiye ya Muhe TV ubashe kuba wasobanukirwa uburyo wakuramo iyi certificate yo kuri Intermediate, ikaba yagufasha kuyishyira hehe muri IPPC. Reka duhere kuri video itaha turi gukora n'isomo risigaye kuri Intermediate, ariryo bijyanye na Element of AI, akaba ari certificate ya kabiri yo kuri Intermediate. Tubishoboye zose wazikora, ariko ibi obligatoire nuko byibuze waba ufite certificate imwe muri izi ebyiri tugiye gukora. Reka dusubire rero ubutaha. Ciao, iyari ya Muhe. Komeza usangiza abandi izi video, mukore like no muri comment n'ibitekerezo hasi mukomeze mu biduhe.